umunyamurenge kandi wacu ni mu minembwe umunyamurenge kandi wacu ni mu mibunda umunyamurenge. Mwaramutse neza banyabaruta bacu. Ndashaka ko dutangira amasomo yacu y'uyu munsi. Amazina yanjye ni Jeannette uko itegetse. Tumaranye akanya ngira ngo umunsi rero wa none, mbere y'uko dutangira ndagira ngo dutangize twiyibutsa bimwe mu bibazo mwakomeje kubona mubazwa hariya mu bajaji. Harimo ibibazo byinshi byagiye binanira karibu mwese, nibyo dushaka ko twiyibutsa. Hanyuma turakora n'uduchallenge dukeya, buri wese araza kutubwira talent afite. Nyuma y'iyi mishinga mufite hari agatalent buri wese aba afite, buri wese arakatubwira. Hanyuma ikindi turaza kwiga turigira hamwe catwalking. Hano dufite aba model baraza kutwibutsa nyine, mbese nyine turiga, nta bindi bintu byinshi, turiyibutsa, sibyo? Turatangirira aha uyibanza. Akantu kandi nshaka ko duheraho, buriya murabizi ko nyine ni mwebwe mwabashije kubona pasi yo kuba mwakomeza mutegereje finale ku munsi w'ejo. Rero ndashaka ko buri wese ambwira ahantu azi ubwiza bwiwe. Buri wese aba afite ahantu azi ko avuga ati wana aha hantu ndi mwiza. Igice nyine uzi ko kiriho ubwiza bwawe, sibyo? Muri kubyumva? Yego. Birare ntago birenze. Ushobora kuba uzi ko ufite amaso meza, ushobora kuba uzi ko smilinga neza. Nibyo nshaka kumenya. Reka duhere kuri uyu. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mutumuke Esther. Burundi umwongera umwishwa w'abatwari. Data yitwa Nkurikinka Daniel. Talent yanjye muri make ntabwo mfite talent, ariko mfite ikintu nkunda. Sinzi niba nahita talent kubera ko nkora ibintu byinshi, ariko njye icyo nakwifuza gukora njye nkunda gutanga motivation all over I go. Nkunda njye usanga ntanga motivation gusa, all preach. Nkunda no ku preaching muri make. Ikindi kibazo cya kabiri cyangwa nakomeza? Nje aho nzi nje nkunda smile yanjye mu kanwa. Murakoze. Amazina yanyita Mugisha Anita, ndi umusegege w'umurota. Talent yanjye nkunda kuba umunyamakuru. Nicyo kintu mba numva nakora, nyine mba numva kinezeza kubaza nk'ibibazo naho ngaho bose nabaza. Igice nkunda size yanjye, nkunda uburyo ya shape. Murakoze.
murakoze nitwitonze Clementine. Nanjye talent yanjye sinzi nkunda kuririmba. I'm not the best ariko ndagerageza. Cyo nkunda kuri njyewe nkunda intoki zanjye. murakoze nanjye nitwa Denise Umutesi, nkaba ndi umusita, papa yitwa Elaste Rushaku. Nanjye ntabwo ndatahura impano yanjye ariko nkunda kwandika. Hama mwari tubajije ubwiza, nkunda amaso yanjye. Nanjye banyita Aline Nyamahirwe, nkaba ndi umukobwa wa Sama. Twese nanjye talent yanjye ibyo nkunda kuririmba, but sindabitora neza ariko nkunda abantu baririmba. Nanjye icyo nkunda smile yanjye. Mwaramutse. Amazina yanjye ni Alice Mushimimana, ndi umugorora w'umwumvira. Papa yitwa Gapangwa. Si impano, nkunda kumva umuziki. Nkunda kumva umuziki. Talent. So talent ni iyi. No kubyina ariko simbyina. Hanyuma icyo nkunda kuri njyewe nkunda intoki zanjye. Murakoze, nanjye nitwa Debora, ndi umusegege w'umuhakwa, umwishywa w'abasita. Talent yanjye nkunda gushushanya, ngakunda no kubyina sometimes. Nkunda umuziki cyane, mbalumva nazaba n'umuhanzi. And then nkunda gucuranga gitari nubwo nabizi ariko nzafata amasomo. Ikindi bwiza, njye numva nkunda ibice byanjye byose nkunda, yani ndikunda kuko nundi nta nkumi yigaye. Murakoze. Kimwe nkunda inzara zanjye nubwo bazincije ku ishuri ariko ndazikunda fo. Murakoze. Murakoze. Nanjye nitwa Nyamuzungu Gentille, ndi umusinzira w'umuyira, ndi umwishwa w'abahiga. Hanyuma impano yanjye ndasa nk'ugira nkazi nimba ari 3 nimba ari 2 nanjye sindazimenya neza. Ariko izo maze kumenya harimo kuririmba, ngakunda no kwigisha abana aba Sunday school. Hanyuma ikintu niziho cyangwa se nkunda kuri njyewe, ubundi ashobora kutagikunda ariko njye nkagikunda. Cyambere nkunda agasura kanjye, hanyuma ngakunda n'intoki zanjye. Murakoze. Murakoze cyane. Nanjye amazina ni Niyongere Ishimwe Theodora, ndi umunyakarama umwishwa w'abasita. Talent yanjye ukuririmba, ncuranga na gitari. Ikintu nkunda kuri njyewe ni amaso. Murakoze. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Zaninka Shukuru Sabine, nkaba ndi umurundi w'abongera, mwishwa w'abanyabyinshi b'abagigi. Talent yanjye cyangwa ikintu nkunda kuririmba indirimbo za gospel, nkunda gukora cake. Nkunda kuririmba indirimbo za gospel ndetse no gukora cake. So ikintu nkunda kuri njyewe nkunda uburyo nseka. Murakoze. Amazina yanje nitwa Marie Louise, nkaba ndi umugorora w'umutuganyi, mwishwa w'abanyabyinshi b'abahire. Njyewe talent yanjye ni ubukorikori, nkora imitako yo kumanika mu nzu. Again nkunda kuririmba kandi ndanabizi cyane.
igice cy'umubiri wanjye nkunda amaguru yanjye. Ndakuramo mbereke. They are very nice, trust me. Sawa, murakoze. Numvishe mwese mufite talent kandi ni nziza. Rero ako kabazo narimbajije ko ubwiza, of course muri beza nkuko Debora yabivuze ngo nta nkumi yigaye, ariko hari agaparti umuntu aba afite aba akunda kurushaho. Rero impamvu nakababwiye nakababajije, buriya iyo umuntu yafite akantu keza yiziho muri iki gikorwa, biba bisaba ngo ako kantu kibandeho ukagaragaze kaboneke. Nguwo nk'abavuze ko bakunda smile yabo, nimba uri kumodelinga cyangwa se nimba uri kwiyerekana smilinga, iyo smile tuyibone. Nkaline wavuze ko ari smile yawe ukunda, ariko ejo wari urakaye, ni ukuri watambutse ubumbye akanwa urinda usubirayo, nta hantu nigeze mbona smilinga. Rero ako ngako ugomba kugashyira mu mutwe ko ka kantu kawe keza, nimba ari intoki gifate cyangwa gira ute, kora geste tuzibone. Nimba ari ayo maguru ambara tuyabone. Nimba ari iyo figa ambara umwenda werekana iyo figa, of course kubera ko ariho ntuze yawe iri. Nimba ari amaso nyine uyatwereke. Nimba ari amaso uyatwereke gutyo. Ako kantu karafasha nyine. Ubwiza bwawe nibwo tugomba kubona nyine kugira ngo bahereho babona kuhiga abandi, cyangwa nyine nako gakonte, sibyo? Hanyuma ibya talent, ubundi Louise niwe numvisha afite utuntu tw'udukorikori. Abandi abanyamakuru byose nyine ibyo mwagiye muvuga, sinzi nimba turi bubone umwanya wo kubikoramo, buri wese agenda atwereka talent yiwe, sibyo? Ntawe nigeze numva avuga makeup. Ninde waba uyizi aha ngaha? Ntabwo ariyo wavuze ariko yayibagiwe. Gushushanya n'ibiki, ibyo byose turifuza ko buri wese yakwerekana iyo talent yiwe. Gusa mbere yuko tugeraho, sinzi niba Gentil afite icyo yababwira. Turahita duhaguruka twige ku catwalk, hanyuma turaba dutegereje n'abandi bashyitsi. Haraza abashyitsi baza kubaganiriza iby'umuco, gusa ntibarahagera. Mu gihe rero batarahagera, reka dukomeze. Gentil. Mwaramutse neza, mumeze neza, murasa neza, murabahiga kabisa. Naje ku mazina nitwa Gentil Mwamikazi Shaka, ndi umukobwa wa Shaka, ndi umurundi w'umubano, nkaba umwishwa w'abasita. Naje mvuge talent. Okay, ndi umuririmbyi, ndanabikunda cyane. Ndi umuramyi, reka mbivuge gutyo, kubera yuko ni ubuzima bwanje bwa buri munsi kuririmba. Ni umuvugabutumwa. Ikindi ni iki binyuze ni ibyo ngibyo. Ndi motivational speaker, nyine nkunda kumotiva abantu. Nibyo nishimira kuba ndi umunyamurengekazi, ni iby'agaciro cyane, kubera yuko kuba umunyamurenge nicyo kintunza mpa agaciro cyane. Bisa neza cyane kwitwa umunyamurenge, birasa neza cyane kwitwa umunyamurenge uri mu mahanga, kubera yuko aho turi mu mahanga, iyo uvuze ko uri umunyamurenge birongera bikazamura cyane kugira umutima wo kongera gukunda igihugu, ugatekereza aho wavuye.
bamwe ntitwagiriwe amahirwe yo kuvukirayo abandi yenda twavuyeyo turi batoya ariko muri byose iyo utekereje ko uri umunyamurenge still nubwo uri mu mahanga uravuga ngo ndi umunyamurenge bikaba byo guha imbaraga zo kuvuga ngo n'ejo n'undi munsi nogirirwa amahirwe yo kuvuga ngo nje ruguru nicyo kintu cya mbere cyiza cyaba kimbayeho. I remember muri 2017 nagiyeyo namazeyo amezi 4 ariko nimba hari ahantu nagiriye ibihe byiza no kwifuza no gusubiramo niho ko ni igihugu cyiza cy'amahoro cyuzuye abantu bafite urukundo iyo mbivuga biza bitacinga umutima wanje cyane kubera yuko ni ishema kwitwa umunyamurenge aho turi hose sibyo. Rero birashimisha kubona abakobwa beza basa namwe b'abanyamurenge bari muri kino gikorwa. Jewe sinaje kubigisha ikindi by'umuco cyane cyangwa se ibindi gusa no kubigisha abo muri bo turi abanyamurenge aho uzaja hose uri umunyamurenge. Uyu munsi sino kwihakana ko ndi umukobwa washakashaka ni papa wanje kubera yuko nubwo numwihakana gutya ku magambo nuvuga amaraso arabigaragaza. Nuzihakana ko uri umunyamurenge uzamenye ko amaraso yawe iteka azobigaragaza imitekerereze yawe uriwe kuko ubona byonyine gusa. Niwumva ko ushaka kwihakana kuba umunyamurenge kuko ubona uriwe bizokuraburiza. Twese twame tumenya ko uri umunyamurenge. Turi abanyamurenge aho turi hose uzi ugenda ubyiyumvemo mu maraso ugenda ubyiyumvemo ureba uvuge ngo ndi umunyamurenge. So nje nta kindi kintu noza kubabwira cyane ni ukubabwira ko mugomba kuba proud yabo muri bo ko muri abanyamurengekazi beza muri beza pe uhereye hasi ukagera hejuru mu mitekerereze muri abanyamurengekazi beza muze mugenda muri mufite ifyeri. Ifyeri ni keke mu kinyamurenge bazakunda ako kajambo cyane ngo ifyeri muze mugira ifyeri ryo kuba abanyamurenge. Icyo si ikinyamurenge ni cino icyo ni ikinyamurenge cino ariko iteka muze mwumva nyine mufite ishyeri ryo kuba abanyamurenge aho muzogenda hose mwobanza mugakubita iriya tuza mukazogaruka muze mumenya ko muri abanyamurenge b'agaciro iteka ryose. Ndi umunyamurenge si ukuvuga ngo ni Esther cyangwa se umunyamurenge si ukuvuga ngo Debora. Ikitugira umunyamurenge ni njyewe na Esther na Debora na Denise na Trezor n'abandi bahungu benshi n'abapapa benshi bibumbiye hamwe bakoze ubwoko bumwe. Mbaye Gentil gusa no ba Gentil ariko ndi kumwe Gentil Debora na Denise na Esther na Yvonne turi abanyamurengekazi turi abanyamurenge kandi ico nico cerekana ko dufite ubumwe bw'ibihe byose sibyo. Nibyo ngibyo naza mbona ngo mbaririmbire kandi ganumvishe mw'abaririmbyi benshi dukora ikorari cyane ko nyibuze abanyamurenge ikindi kiza kinshimisha nuko abenshi bazi Imana n'abaramyi kandi bakunda Imana kubera yuko batahuye cyane ko Imana ibakunda. Rero turirimba ihe ndirimbo muzi mwese ikinyamurenge. Nari mu mwijima ukabije Yesu aramurikira. Nari mu mwanda uteye isoni Yesu ankuramo. Nari ndushenguye umwuma
Yesu araza ati ngwino mwana nkunda nkuruhure. Twese nari mu mwijima ukabije, twese nari mu mwijima ukabije. Alto. Yesu aramurikira. Nari mu mwanda uteye isoni, Yesu ankuramo. Nari ndushe nguyu mwuma, Yesu araza ati ngwino mwana nkunda, mwana nkunda nkuruhure. Subiremo kandi nari mu mwijima ukabije, nari mu mwijima ukabije, Yesu aramurikira. Nari mu mwanda uteye isoni, Yesu ankuramo. Nari ndushe nguyu mwuma, Yesu araza ati ngwino mwana nkunda uruhure. Bana birudutera deba nari mu mwijima. Nari mu mwijima ukabije, Yesu aramurikira. Nari mu mwanda uteye isoni, Yesu ankuramo. Nari ndushe nguyu mwuma, Yesu araza ati ngwino mwana nkunda nkuruhure. Nari mu mwijima ukabije, Yesu aramurikira. Nari mu mwanda uteye isoni, Yesu ankuramo. Nari ndushe nguyu mwuma, Yesu araza ati ngwino mwana nkunda uruhure. Nari mu mwanda uteye isoni, Yesu aramurikira. Nari mu mwanda uteye isoni, Yesu ankuramo. Nari ndushe Yesu araza mwana nkunda nkuruhure. Nari mu mwijima ukabije, Yesu aramurikira. Nari mu mwanda uteye isoni, Yesu ankuramo. Nari ndushe nguyu mwuma, Yesu araza ati ngwino mwana nkunda nkuruhure. Wow, thank you. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ni hari uwavuze ko ari pasiteri twamwe akatubwiriza none ahangaha. Sa murakoze cyane. Yo tubwiriza iminota mike. Sinkako. Haguruke. Okay. Amen. Okay. Reka nje kubera iyo ndirimbo iyo mba muri korali yitwa Melody kandi nkunda kuririmba. Okay, nkunda kuririmba ariko nkunda baririmba, nkunda indirimbo ariko nje ntago mbizi cyane. Rero iyo ndirimbo murayiririmbye
numva nkaza ntekereza ku rukundo Yesu yadukunze. Rero niyo mpamvu nari nifuje kubasangiza ku rukundo rwa Yesu, mbabwira urukundo Yesu yadukunze. Iyo topic nkunda kuyigisha abakorari turirimbana, mbabwira urukundo Yesu yadukunze. Muri iyi si tubayemo hari byinshi duhura nabyo, hari byinshi duhura nabyo mostly as youth, siko? Ariko ntituga let us not be taken by wealth, by worldly things, siko? Reka mbabwire urukundo rwa Yesu rurahebuje, urukundo rwa Yesu ruratangaje. Njya ntekereza ukuntu mu ijuru habuze n'umuntu n'umwe, ngo abamarayika ntago bari willingly kuza kuducungura, ariko Yesu wenyine aravuga ati I will come for you because I love you so much. Okay, reka mbabwire for example, hari akantu nari ndi gutekereza ndyamye, umunsi umwe ndatekereza hari ukuntu batera imitoma, sorry gukoresha example, siko byavuga ngo nagupfira, siko? Ariko umukunzi wenyine ni Yesu wadupfiriye, arabiprovinga. Rero tugire kwizera, kubera ko muri baravuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Rero tugire ukwizera, siko? Tugire kwizera, twizere umwami Yesu kubera ko ari we nzira n'ukuri, siko? Uko kwizera niko kuzatuma ugira imirimo, uwera fruits, siko? Kwizera kuzatuma twera imbuto kugira ngo we glorify God, siko? Kubw'urukundo yadukunze. Natwara umwanya avuga byinshi nkarondogora, ariko Yesu arakomeye. Kubw'urukundo yadukunze nukuri ntitukagire gusa ngo we got church, tujya twizera ibyo dukora, twizere ko hari ubundi buzima nyuma y'ubu, nyuma yo kuba minsi, nyuma yo kuvamo bazavamo. I wish you all the best, ndabizi muzatsinda, siko? Ariko nyuma y'ibi byisi byose mujya mumenya ko hari uwadukunze kandi tuzamusangayo. Murakoze. So murakoze cyane, nosubiza umwanya. Aya maturo uko biri kose nayo watangije igikorwa. So murakoze cyane kandi mugume kugira imyiteguro myiza.